njyewe nari mfite umusore twakundanaga yari atuye mu Bugesera ahantu bita muri Ngendo. Umusore twari dukundanye umwaka n'amezi 2. Umusore famiye zanjye niwe zari zizi. Uwo ngo twakoze ubukwe rero ukuntu yaje nkongobotse yakundanaga na musaza wanjye. Hanyuma aza kumbona mu bukwe ahantu twatashye ubukwe ankunda ntabizi, we abibwira musaza wanjye aramubwira ati uriya mukobwa mushikiwe ko namukunze wamfasha akambera umugore. Hanyuma rero ngiye nasabwe inshuro 2 mu kwezi kumwe. Wasabwe inshuro 2 mu kwezi kumwe? Yego. N'uwo musore mwarakundanye? Uwo musore w'Ubugesera we nawe yaraje arasaba? Yaraje avugana na muzehe inkwano, avugana n'ababyeyi inkwano. Noneho kubera ko bari bamaze kubona ko Rwamagana yatejemo kandi akaza ngi sinamukundaga pe, yazagaje nko kureba nka musaza wanjye. Ndareba ndavuga se wa mugani ninshaka uyu muntu n'amagambo bantongereye nkasonza nkagira inzara aho nzaza kubasaba hari icyo bazamarira bitewe n'amagambo bavuze, kuko nari n'umwana nta mahitamo nari mfite. Uwigahengeri baramuntegeka baravuga ati shaka uriya wa hafi doraturanye na bene wacu. Nagize ingaruka ngira ibikomere bene data nshuti zanjye, nagize ibikomere na n'iyi saha ndi mu buzima buhangayikishije kubera ibikomere natejwe n'imiryango yanze ko nshaka ko nagombaga gushaka. Urabona hari impeta nambaye sinasezeranye se, ariko nta mpeta none se abatabana nukuvuga ko bazikuramo? Abatabana ntago bazikuramo, n'uwapfakaye ayigumamo. Wewe yikuyemo bigenza bite? Nayikuyemo se nayikuyemo ntayo nakuye nyiheruka imbere ya pasiteri nta mpeta nongeye kubona. Byose byagenze bite? Pasiteri yarayinyambitse. Kwa kuri nyine umupasiteri avuga ngo nimuzane izo mpeta tubambike. Barazizana. Turazambikana. Ariko ntago nayigejeje mu gisharagati zayo. Wayitaye hese? Nyirayo yaraje yinkuramo, yari yayitiye. Umugabo twari tugiye kubana yari yatiye impeta. Urumva? Yari yazitiye. Hanyuma rero nyirayo araza arambwira ati mpereza iyo mpeta. Nari kubigenza gute ko nayikuyemo nkayimuhereza? Ariko ubwo nsubiye inyuma yakundaga kunyandikira impapuro. Impapuro yandikaga ngo kera nta amatelefone yarahari. Yarandikaga ngo ku mukunzi wanjye nkunda cyane. Yajya gusoza akandika ngo ntuzibagirwe matera. Ntuzibagirwe matera. Iryo ja impapuro twakoze ubukwe twarenze dusezerana. Anyandike kuva bandambagije kugera dusezeranye. Zari impapuro 11. Ariko izo mpapuro zose zasozaga ngo ntuzibagirwe matera. Nagiye kubona mbona umuntu araje ati mwaramutse, ndamusuhuza umubyeyi. Arambwira ati arahari se? Ntarahari. Ngo mubwira ze mubwire. Ndagenda namubwira rero hanze runaka aragushaka. Arangije arasohoka. Ikintu yaramubwiye ngo nashakaga ya matera. Nashakaga ya matera ngo nabonye abashyitsi benshi ngo ntago nabona aho mbaraza. Ngo ibiryamirwa byabaye bikeye. Narabyumvaga. Waje kumenya se ko yari yarayitiye? Naje kubimenya se ntago yagarutse. None ngiye nkajya mubaza nayo twayizo turabishwanira. Kumva ntago yarambwije ukuri. Yarambeye. Mwabasore mwe mwagiye muvugisha ukuri koko. Ndashaka kubagira inama. Uko uhagaze niba uri umukene byemere kuri umukene. Nkwemere nzi neza kuri umukene. Tuze dushakana ibintu. Ariko ibintu byo kuvuga ngo nguriyemera ujye gutira imodoka, ujye gutira inzu, yatiraga n'inzu agatira amakadasiteri akagira gute akanyereka ngo niho kwa nyina. Birangije uwo mudamu aranandakara aravuga ngo mpisha umugabo. Nibwo natangiye kumenya amabi y'umugabo twabanaga uwo munsi. Kuko yahise anavuga nabi cyane aravuga ngo niko wa mugore we. Wari uwo mugore? Umukecuru. Ngo niko wa mugore we. Urahisha umugabo wawe kubera ko uzi ko amadeni mwayasanye, amafaranga yanjye mwayasangiye, none urimo uramuhishira. Ati mwese mufatanyije icyaha munyishyura amafaranga yanjye nimutayanyishyura nge ndajya kubarega. Uwo mukecuru ntago muvuze izina, reka mwubahe. Arahari. Hanyuma rero ubwo umugabo wanjye yahise amufata mujyana kuremba ati mukecuru tugenda, ati ntago yaraza ahantu nagiye, ati se abagore ntubaza, ati buriya barimo kumpisha. Baragenda bajya kuremba ibyo bavuganye ntago mbizi. Aragaruka. Umuntu wese wazaga kumureba mu rugo ntago yatumaga bavugana mpari.
ab'umugore ab'umusore ab'umugabo bavuganaga ari uko bamanje kugenda no mu nzu ntibahavugiraga. ubwo urumva ahantu hose twabaye kandi mutaye inzu yanyu se? Twarayitaye kubera amadeni nabonaga binyobeye. Hari n'igihe natetse umugore araza yiteruraho inkono ati ntago wateka undi mideni, nari ndi mu bibazo bitoroshye. Ntago ushobora kuyiterekaho. Guki? Ayikura ati njyewe naratetse, umugore araza ati ntago byashoboka inkono ayiteruraho. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye gusuhuza abo dukurikiye, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira kuba wahisemo iyi cano kuri kamera. Ndi kumwe n'umutumirwa, nishimiye kubana nawe muri iki kiganiro. Murakoze cyane, natwe turabishimiye. Amakuru ni meza. Nkubwire ngo urakeye. Murakoze cyane, ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe uhora ukeye? Murankeye pe. Ubwo gucya gutyo bikesha iki? Ni Imana. Ni Imana yonyine kuko niyo yampaye ubuzima. Imana niyo yaguhaye ubuzima. Yego. Ntacyo ubwo turagenda tubigeraho. Reka ku bantu tugiye kubana bwa mbere, babanze bagirirwa umugisha wo kumenya umuntu tugiye kubana muri iki kiganiro. Njyewe uri imbere yanyu nitwa Nakirenzimana Chantal, ndi umudamu, mfite abana 2 ariko ntimumbaze umugabo. Ntibamukubaze. Mfite abana 2 narabyaye, mfite umuhungu n'umukobwa. Kubera amateka nyine aba yararanze umuntu, ntabwo ndi kumwe n'umugabo ariko naramwigeze. Abana barahuje se? Barahuje se n'umwe. Hari ukuntu umuntu azavuga ati mfite abana bangahe 3, wamubaza uti buri wese afite sukwe. Oya, njyewe se n'umwe. Papa wabo n'umwe rwose. Ubwo hari impamvu nyine mutakiri kumwe, wenda tuzayimenya cyangwa se turi buyimenye, ntago mbizi. Ni impamvu z'isi, nabyo nimushaka kubimenya turababwira. Yego, ngaho dusengere tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ivuga ijambo rimwe gusa tukabaho. Nuhabwe icyubahiro Kristo ko waturinze. Mwami w'abami rero tugushimiye neza yawe, tugushimiye kugira neza kwawe n'urukundo rwawe. Ntabwo twari tuzi yuko turi bugaruke hano imbere ya kamera. Naherukaga kera yashize iminsi ku macano atandukanye. Uwiteka ndakwinginze ngo wongere ubane nanjye kuri iyi cano. Baye ngombwa ko ngiye gutangira umurongo wanjye. Kristo ndakwinginze kugira ngo uzabane nanjye, uzahagararane nanjye, uzanshyigikire rwose. Ndakwinginze ngo ibiteye ubwoba byose ntibizangereho, kandi ndakwinginze ngo ibizatuma izina ryanjye ryangirika ibyo byose bizakurweho. Uzahagararane nanjye, ubane nanjye. Kandi Data wa twese ndasenze, sengera umunyamakuru uri imbere yanjye, umuhe umugisha kandi uhaze kwifuza kwe. Ndasenze ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi banteze amatwi bari kunyumva, nabo bahereze umugisha. Mwami w'abama bazanteza imbere bakama views, nabo uzabaha umugisha. Mwami w'abama uzabashyigikire kandi uzahaze kwifuza kwabo. Urakoze Yesu, bana n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Chantal, wenda mu gikaye twabiganira urambwira uti mbere yo kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza cano. Yego. Ariko usiye ko no muri introduction bivuze uti nzaganira ku buzima bwanjye. Ndagira ngo abantu babanze baze kumva Chantal ubundi ni muntu ki. Yego. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ni byiza ko abantu bamenye si uyu muntu ubundi ni muntu ki, ajate ate yaturutse njyewe cyane kuvuze kuzanahumuriza abantu. Yego. Abantu bumve ko wenda hari inzira ushaka kuba aranyuzemo zishaka gutuma nawe wenda wabahumuriza. Yego. Okay, murakoze. Njyewe Chantal ko nababwiye, ndi umubyeyi w'abana 2, ndi umunyarwandakazi uvuka mu gihugu cy'u Rwanda.
mvuka mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro akagari ka Rusheshe umudugudu wa Kanyetabi. Aho niho mvuka, niho kwivuko. N'ubu niho ndi mu murenge wa Masaka, ntabwo nigeze nimuka, ntabwo ndagenda, ariko niho utuye muri make. Niho ntuye, niho nkituye. Ariko kubw'amateka hari igihe cyabayeho mba mu karere ka Rwamagana, ariko ubu siho nkiba, ubu naragarutse mba Irusheshe aho mu murenge wa Masaka. Rero kubera amateka umuntu aba yaranyuzemo, tuba twarabaye ahantu henshi hatandukanye, ariko ni byiza ko umuntu avuga aho avuka, kugira ngo n'abantu bakubona bavuga ati uyu muntu ashobore kuba avuka mu gace k'iwacu. Hari nk'abazambona b'iwacu, abo ngabo nabo bakambona bakanshyigikira. Rero kimwe muri rusange, ntabwo ngewe uje hano ntabwo nje kwirata cyangwa se nje kwiyamamaza, oya, ahubwo nje kuvuga izina rya Yesu, nje kuvuga ubutsinzi bw'Imana, nje kuvuga kugira neza kw'Imana, kuko Imana yankuye ahantu hakomeye cyane. Imana yarantabaye, Imana ingirira neza. Abantu bari bunyumve ntabwo nabategeka ngo banyumve neza, kuko ushatse wanyumva neza cyangwa ukanyumva nabi, n'uburenganzira bwawe. Kimwe nk'uko niyo umuhanuzi ahanuye ntabwo bose ariko bamwemera, kandi gupinga burya ni uburenganzira bw'umuntu, siko bimeze. Gupinga ni uburenganzira bw'umuntu. Rero njye mfite amateka atandukanye. Nabayeho ndi umukobwa igihe kiragera ndashaka, ariko nshaka ndi muto. Ku bazakenera wenda imyaka nashakiyeho bazace mu gikari bampamagare. Ntabwo ari ngombwa kwivugira. Ntabwo ari ngombwa kwivugira aha ngaha. Ndabona ukiri na muto ariko n'ubundi ndi kugenda nkuramo. Ndi kugenda nkura kuko nanjye ndabyiyumvamo ko ndi kugenda mba umuntu mukuru. Rero ni ukuvuga ngo Chantal ndi uw'amateka, narashatse nk'abandi. Sinzi niba natangira ubuhamya bwanjye. Yego rwose ubu twinjiyemo nta kibazo. Okay, nashatse nk'abandi, nkora ubukwe nk'abandi, ariko ntabwo nari nzi ko nashaka ngo ibyambayeho, ntabwo nari nzi ko biri bumbeho, ariko Imana yabimfashijemo, yarandengeye. Wakoze ubukwe? Nakoze ubukwe. Umugabo mwari mwarakundanye igihe mwaranambanyizanyije? Oya, nta nubwo nari muzi. Njyewe nari mfite umusore twakundanaga, yari atuye mu Bugesera ahantu bita muri Ngendo. Umusore twari dukundanye umwaka n'amezi 2. Umusore famiye zanjye niwe zari zizi. Uwo ngo twakoze ubukwe rero ukuntu yaje nkongobotse, yakundanaga na musaza wanjye. Hanyuma aza kumbona mu bukwe ahantu twatashye ubukwe, ankunda ntabizi. We abibwira musaza wanjye, aramubwira ati uriya mukobwa mushiki wawe ko namukunze, wamfasha akambera umugore. Ati mbabarira rwose, nta wundi shaka n'uwo. Nuvuga ngo ni nkaho musaza wanjye niwe watereswe, njye ntago banterese. Hanyuma musaza wanjye aravuga ati za mvugo z'abiki gihe ngo ugomba kugura nyine. Undi aravuga ati rwose ni ukuri, umva umbabariye akambera umugore nazagushimira. Nuko byagenze. Hanyuma rero ngiye nasabwe inshuro 2 mu kwezi kumwe. Wasabwe inshuro 2 mu kwezi kumwe? Yego. N'uwo musore mwe mwarakundanye? Uwo musore w'Ubugesera we nawe yaraje arasaba? Yaraje avugana na muzehe inkwano, avugana n'ababyeyi inkwano. Noneho kubera ko bari bamaze kubona ko Rwamagana yatejemo, kandi akaza njye sinamukundaga pe, yazaga aje nko kureba nka musaza wanjye. Noneho niwe banateretanye, niko reka mbyite gutyo, niwe bateretanye. Njye n'urumva nagiye mu gakuko kuvuga ngo reka njye gushaka uwo bashaka. Nashatse uwo bashaka. Njye nashatse uwo bashakaga, ntabwo nashatse uwo nashatse. Uwo Bugesera baje kumwangira iki? Baravuze ngo ni mu Ntaragahanga, ngo habaye Intaragahanga. Intaragahanga ni iki? Ntago mbizi. Intaragahanga bazizi ubwo ngo hari ishyamba, ngo kugira ngo ugere muri Ngenda ngo hari ishyamba ryabagamo Intaragahanga. Abantu nyine niba ari ibijura, ntago mbizi. Intaragahanga niryo jambo, nuko babivugaga ngo hama abantu bicana. Noneho bakavuga ngo bo barambwiye bati ntago tuzagushyingira mu Ntaragahanga, ati muri Ngenda ni kure, mu Bugesera habaye inzara. Nuramuka ushonje ntuzaze wikoreye akarago, nuramuka ushonje ntuzaze kudusaba, kandi ubukwe niba zanagusaba nta modoka tuzigira twohereza mu Bugesera. Ngo kuko byagenze. Ndareba ndavuga se wa mugani ninshaka uyu muntu n'amagambo bantongereye, nkasonza nkagira inzara, aho nzaza kubasaba hari icyo bazamarira?
bitewe n'amagambo bavuze kuko nari n'umwana nta mahitamo nari mfite. Uw'Igahengeri baramuntegeka baravuga ati shaka uriya wa hafi dore aturanye na bene wacu nugira n'ikibazo bazajya bagufasha. Ariko ndagira ngo mbwire abantu nkiri aho ngaho, yego nk'abantu mwe mujye mureka umusore n'umukobwa birambagirizanye bashimane, n'ibyanga ari ibyabo ariko ababyeyi mutabijemo, kuko nagize ingaruka ngira ibikomere bene data nshuti zanjye, nagize ibikomere na n'iyi saha ndi mu buzima buhangayikishije kubera ibikomere natejwe n'imiryango yanze ko nshaka uwo nagombaga gushaka, yanze ko nshaka uwo nakundaga. Buriya niyo biza kwanga nari kuvuga nti ninjye twarambagize, ninjye wihitiyemo, ariko ubu ibikomere mfite n'ubuzima bubi mbayemo. uvuga ko ari abandi babiguteye? Ngewe mvuga ko ari famiye zabinteye, na n'iyi saha mvuga ko ari imiryango yanjye yabinteye, niyo yaneje ibi bikomere, niyo yaneje ibi bibazo. Ariko Imana yo mu ijuru izanyomora ibikomere natejwe n'abantu, nzi ko izanyomora inguma bose babireba, nzi ko izanyibagiza umubabaro nagize natejwe n'abantu. Kwikundanira n'umuntu barangiza bakavuga ngo reka ntitumushaka, ntago dushaka umuporoso, yari umuporoso, byari ngombwa ko mpindura itorero, ngo reka ntidushaka. Icyo gihe wasengeraga? Nasengeraga muri ADPR. Wasengeraga muri ADPR? Hanyuma mbwira abantu ko ntago nkiri umwadeperi, ndi umukristo wo mu itorero rya Zani Temple, niho ndi gukorera umuriro. Se kumbi ibyo byose byanabaye muri ADPR? Twari ADPR. Njyewe nashakaga guhinduza ngo nigire mu baporoso nishakira umugabo, urumva iwacu, kuko abenshi bari ADPR baravuga ngo ntago dushaka kuhindura itorero, nuramu kuhindura itorero ntawe uzagukorera ubukwe, uzabaga wifashe. Nemera gushaka uwo bashaka, ariko ubizi isaha nicaye mu ngaruka zo kumva iby'umuryango wambwiye, ngo ndi kumvira iby'umuryango uvuga, ariko ntatekere ese ejo bizagenda gute. Ubu iyo bandeka nkihitiramo wenda mba nimereye neza, kandi n'uwo bari banze ubabayeho neza nta n'ikibazo yifitiye. Ariko ngewe ndi kugira gute, ndi gustaragoringa n'abana babiri. Yaje gushaka umugore, yaje gushaka nawe ashaka nyine adakundanye kubera igikomere nari muteje. Urumva we yaraje yohereje ababyeyi bavugana inkwano, bageze mu rugo byari kuwa gatandatu, mu rugo bantegeka ko ngomba kwandika urwandiko nkarufunga mu ibahasha rumuha carte rouge rumusezerera. Noneho nduhereza muzehe wari data bukwe, ndarumuhana umushyirire. Bo bagira ngo ni akantu keza, bagira ngo ni amagambo meza, ariko inkwano bari bazivuganye z'icyo gihe. Noneho icyo gihe bakwaga 170, kuva kuri 70 kuzamura, na 60 barayakwaga. Ariko icyo gihe uwo musore yemeye kunkwa 100, baramwanga bemera 70, bemera uwakoye 70. Ari nawe wanteje ibi bibazo mfite mpagazemo ubu ngubu. Yemera kunkwa 70, famiye zirabyemera, kandi uwari gukwa 100 baramwanga. Rero ndi mu ngaruka zo kuvuga ngo reka numve iby'umuryango ushaka, hanyuma ndebe ko nazubaka neza. Ariko ndagira ngo mbwire ababyeyi ngo nimwirinde, mujye mureka abana niba bakundanye, nibo n'ibyanga bazabyimenyere. Ubu ngubu n'aba bantu bari kwicana, hari abantu barimo kwicana cyangwa se barimo kumererwa nabi ari ukubera ibingi byo kwa ngo ni za pase, ngo batanganye pase, cyangwa se ngo bafite ibyo bakurikiye. Nk'ubu nkanjye wavuga ngo nene nagiye Gahengeri nkurikiye kuko ndi umwadepe, nagendeye ku cyadepe. Bivuga ngo reka ndeke kujya mu baporoso ngo nigumire muri ADPR, kwa ko umugabo ari umwadeperi, ngo nere guhindura itorero, ngo ngiye gukora ubukwe mu baporoso. Ngendera kuri iyo myumvire y'imiryango, ngendera kuri izo kode. Ariko ubu narahumutse, nta wakongera kumbeshya. Nuko rero ubwo umusore abaraje nawe arasabye. Umusore araje arasaba, yaraje nyine avugana inkwano no mu rugo, bemera 70. Ndababara ndavuga ngo bemeye 70, uwi Bugesera yemeye inkwano 100,000, koko ibintu bankoreye n'ibiki. Ariko nyine nkaceceka ko nta ruvugiro nari mfite. Umubyeyi wanjye, mama wanjye yaramaze gupfa, kandi yapfuye azi uwo nguwo wo mu Bugesera, niwe yasize, niwe yarazi uzamubera umukwe. Hanyuma rero amaze kwitahira,
banshingira aho ngaho i Gahengeri. Ngezeyo rero ntabwo nari nzi ubuzima uko bimeze, ntabwo nari nzi Imana yanjye, reka nkubwire nawe n'ubuzima hari igihe mba numva nashaka no kubisubiramo, kuko iyo nongeye kubishyira mu bwonko bituma nekereza nabi. Narashingiwe nk'abandi, mperuka impeta, urabona hari impeta nambaye, sinasezeranye se, ariko nta mpeta. None se abatabana ni ukuvuga ko bazikuramo? Abatabana ntabwo bazikuramo, n'uwapfaka ayigumamo. Wewe wayikuyemo bigenza bite? Nayikuyemo se, nayikuyemo ntayo nakuye, nyiheruka imbere ya pasiteri nta mpeta nongeye kubona. Byose byagenze bite? Pasiteri yarayinyambitse, kwa kuri nyine umupasiteri avuga ngo nimuzane izo mpeta tubambike, barazizana turazambikana. Ariko ntago negejeje mu gisharagati. Icyo gihe babyitaga ngo ubu ni amatente, ubusirimu bwaraje. Icyo gihe babyitaga ibisharagati, ntago nigeze nyigezayo. Wayitaye heza? Nyirayo yaraje ayinkuramo, yari yayitiye. Umugabo twari tugiye kubana yari yatiye impeta, urumva, yari yazitiye. Hanyuma rero nyirayo araza arambwira ati mpereza iyo mpeta. Nari kubigenza gute ko nayikuyemo nkayimuhereza? Nawe yari yayitiye? Nawe yari yayitiye. Nawe iye niba barayimukuyemo nibyo ntabashe gukurikirana, ariko ngewe ntayo nagejeje mu gisharagati. Kuva icyo gihe byanteye igikomere. Ndakubwiye ngo batwikuruye nta mpeta nambaye, kandi n'umushyingira wanjye ntabyo azi, yari azi ko nyambaye, ariko batwikuruye nta mpeta nambaye bayinkuyemo. Ubwo mba ntangiye ishuri sasa. Ariko muri uko nyine we nasuye inyuma ho gatoya, naragiye ngenda ndota inzozi. Buriya abantu bapinga inzozi ngenzi agaciro, kuko inzozi zagiye zima amakuru. Inzozi nararyamaga nkarota nkabona ibintu bidasobanutse, baze kurota urimo kwiga wambaye kotoni kandi ufite ubukwe. Nari mfite ubukwe, twaranagiye no mu murenge, ariko nkarota nambaye kotoni, ya makanzu ya kotoni ya kera, nkabona nyambaye ndi ku ishuri ndimo kwiga. Nkabona n'umugabo wanjye tugiye gusezerana, we nta kotoni nta nifomo yambaye, ariko turi kumwe akambwira ngo ni wowe ugomba kwiga. Niko yambwiraga. Ngaho ishuri ryo ugomba kuryita. Nkakanguka ibyo bintu nkabitekereza, none nasobanuza abantu ko nari n'umwana, bakambwira ngo reka ngo ni iby'inzozi. Ubu nibwo nangiye gutenga wani kabisa. Hari iyo nza kumenya ubwenge, burya ntago mba narakomeje urugendo rw'ubukwe. Nubwo nari kuba nagiye mu murenge, nagombaga gusezera nkavuga nti to divorce. Nuko ishuri rero ndagenda ndaryiga, natangiye ishuri uwo munsi w'ubukwe. Rero reka tuganirize kuri iryo joro ry'uwo munsi. Iryo joro ry'uwo munsi rwose, ku munsi w'ubukwe, ni ibisanzwe, nta muntu utabizi, n'abatarasezerana bazabibona, n'abasezeranye murabizi. Ariko wenda ijoro ry'ubukwe ryo sinarivuga ko n'abageni wenda baba bananiwe, ariko bwarakeye. Impeta, matera. Urumva impamvu mbikubajije? Deja nta mpeta wambaye. Ntimwageze mu nzu ngo utangire uvuga uti karabaye, wenda mutangire muterane? Oya, nari umwana. Waratuje? Ntago nari numvaga impeta nta gaciro nayaga. Ubu ngo nibwo ndi kuvuga ngo ndamutse mbonye umuntu yinyambika namuha agaciro. Akayinyambika ariko atayitiye. Atayitiye. Ubu nibwo navuga ngo ibi bintu buriya iyo mbonye uyambaye mba numva uri umuntu utinyitse ukomeye, nta nubwo napfa kugushipota uko niboneye. Rero impeta numvaga ari akantu nyine karaho, ko nabonaga abantu bazigura bakazambara, nkumva ko ari umurimbo nk'uko nambaye amaherena. Ariko maze kumenya agaciro k'impeta, usibye ko n'ubu ngo basigaye bazikuramo bakajya kwisayidira, ntago mbizi. Barazitinyutse, ariko ubundi impeta iratinyitse. Ego. Ubwo rero ntago nigeze mubaza ngo impeta byagenze gute, nta n'umwanya nari mfite, nari naniwe. Twari tunaniwe, nawe ananiwe, ntago nagiye muri byo. Gusa bwaracye mu gitondo, nawe ubwe iye mbona yikuyemo ayishyize ku meza, buracya nyirayo araza arayijyana arayitwara. Unuvuga ngo mu minsi 3 twese nta mpeta twari dufite. Yego. Uvuze uti bwarekeye rero mu gitondo? Ubwo ndakomeje, ishuri ry'impeta rirabaye, tugiye mu nzu turaryamye, burakeye. Ku munsi wa kabiri kiye kubona mbona umuntu aje mu rugo, ariko ubwo nsubiye inyuma yakundaga kunyandikira impapuro. Yandikaga ngo kera nta amatelefone yari ahari, yarandikaga ngo ku mukunzi wanjye nkunda cyane. Yajya gusoza akandika ngo ntuzibagirwe matera. Ntuzibagirwe matera. Iryo impapuro twakoze ubukwe,
twarenze dusezerana anyandike kuva bandambagije kugera dusezeranye zari impapuro 11 ariko izo mpapuro zose zasozaga ngo ntuzibagirwe matera ni ukuri hanyuma nibaza si umuntu kujya akunda kumbwira ngo sinzibagirwe matera simbitindeho turi mu murenge ntabwo nzibagirwa nsubira inyuma gato mbabwira akantu kamwe kambayeho twasezeraniye mu murenge wa Ndera ndabyibuka hari ukuntu mugenda mugiye gusinya hanyuma rero bakababwira ngo ume musohotse turaje tubabwira itariki muzasezeraniraho harimo igiti cy'umwembi icyo giti niyo mpageze ndakireba nkavani wagitiwe dufitanye amateka icyo giti nakicayemo narasohotse nyine urumva nagomba gusohokana n'uwo turi kumwe tugiye gusezerana hanyuma tukagenda wenda tukajya kwiyakira yangurira ubushera icyo gihe bwari ubushera yangurira fanta ntago mbizi ariko yarasohotse asohokana nabe aragenda ndamubura papa nawe asohokana n'abasaza yari yazanye papa akagira ngo muze wanjye akagira ngo umugabo turi kumwe ahubwo turi kumwe akagira ngo we turi kumwe waragenda ajya kwishakira icyo yinywera kuko anywa inzoga baragenda bajya kunywa noneho wakagira ngo njye ndi kumwe na wa mugabo kumba umugabo nawe yafasha abe yigendeye binshanze nicara munsi ya cya giti cy'umwembe mana ndabyibuka nyuma yabwo naje gusubiraho cya giti ndakibona kiracyahari ndagenda nkicaramo noneho inzara irandya bavuze ngo tugaruke duragaruka papa yaraje azana n'abandi basaza bari kumwe noneho arambwira ngo mwana wa ngo wariye ntihoye umugabo wawe sariye ntago mbizi ngo bahise bikanga evo barikanze ndabyibuka hari umusaza umwe witwaga Rwamitiba yarapfuye abamuzi wenda abamuzi baramwumva yitwaga Rwamitiba bapfa kurera niba ari bapfa kurera uwo musaza twari duturanye yatuye muri quartier y'iwacu niwe wahise abwira muzehe wanjye aramubwira ngo ngo muzehe yirahira amazina y'iwabo ngo ntagushyingiye ngo ahubwo urashyinguye ayo magambo yamubwiriye ku murenge Ndera ni ukuri kw'Imana yaramubajije ngo umugabo w'uyu nguyu nk'aho atamujyanye ngo ajye kumwakira yamutaye ngo uyu mwana uramujugunye ngo ntago umushyingiye ahubwo ugiye kumushyingura papa ahita akoramo imbere mu ikote ampereza amafaranga 500 sinzabyibagirwa ati genda ujye kunywa amata naragiye njya kunywa amata ndagenda njya kunywa amata ku tubutike twari duhari ndongera ndagaruka iminota yo kwinjira birageze giye ko nambona nawe araje n'abantu be niba bari bavuye ntago mbizi ibyo ntago mbizi nta nubwo twajyaga tunaganira nose yaganiriye na musaza wanjye niwe barambagiye twaganiye iki niyo twabaga turi kumwe nta magambo yari afite yo kumbwira nta kintu yavugaga araceceka yarandutaga ntago ari cyane ariko yarandutaga noneho ndabyibuka igihe kimwe yewe ni birebire ubwo ndareka ntatinda reka dukomereze kuri wa munsi ngo bukeye hashize iminsi rero nibwo nagiye kubona mbona umuntu araje ati mwaramutse ndamusuhuza umubyeyi arambwira ati arahari se ntarahari ngo mubwira ze mubwire ndagenda namubwirani rero hanze runaka aragushaka arangije arasohoka ikintu yamubwiye aramubwiye ngo nashakaga ya matera nashakaga ya matera ngo nabonye abashyitsi benshi ngo ntago nabona aho mbaraza ngo ibiryamirwa byabaye bikeya narabyumvaga noneho ndamubwira ngo iyo matera baragutiye cyangwa ni iyawe aravuga ngo barantiye ndavuga okay noneho reka dufate iyo najyanye agasempure tuyisase cyangwa se reka tubahereze irana twara bashakaga niyo twararagaho niyo nasanze yashashe noneho ndamubwira ngo kugira ngo tumuhe matera twaryamyeho reka tumuhereze iriya nazanye ikiri nshyashya ariyo ajya gusasira abashyitsi nta kibazo warambwira ngo hoya barashakiye kubera iki bashakiye kandi ko ntatanga matera naryamyeho matera twakoresheje urayisohora hano mu nzu ishyira abandi bantu kwiryamo ntago ari byiza reka tubahereze iriya tutararyama dusa nkaho dusiganira mu nzu noneho kubera ko
iwacu bari bampannye abitwa babyara banjye bari banyicaje na bari mu kazi banjye bati rero umugabo iyo avugiye hejuru wowe uramanuka sibyo ntago mwese mwasakuza kuko mwese mushakuje umuriro wakwaka ukuntu bubaka iyo ubonye umugabo afite amarere menshi wowe ucisha make nuko nguko byagenze ngiye nabonye rero ari kundusha imbaraga mpita mvuga ngo reka ntuze batananseka ngiye navuga ngo batanseka bakavuga ngo umugeni yatangiye gutongana nicyo cyatumye ntuzane ngaho yibahe bayijyana ariko nkaba nzi ngo barayitiye we niko yambwiye bene data nshuti zanjye aho hantu nahaboneye isomo matora yaragiye ntiyagarukana n'ubu ntiragaruka waje kumenya se ko yari yarayitiye naje kubimenya rose ntago yagarutse none ngiye nkajya mubaza nayo twagize turabishwanira kumva ntago yarambwije ukuri yarambeshye mwabasore mwe mwagiye muvugisha ukuri koko ndashaka kubagira inama uko uhagaze niba uri umukene byemere kuri umukene nkwemere nzi neza kuri umukene tuze dushakana ibintu ariko ibintu byo kuvuga ngo nguriyemere ujye gutira imodoka ujye gutira inzu yatiraga n'inzu agatira amakadasiteri akagira gute akanyereka ngo niho kwa nyina nkabona nyina asohotseyo nkagira ngo koko niho kandi kumbi ntabwo ari iwabo yamishe iwabo ahavuka amisha inzu ye yanga kujya kuyinyereka mbese yarambeshyaga ibintu byose byari ikinyoma urukundo rwo rwubakiye ku kinyoma ntago ruramba nubwo abantu bamwe bagiye bantera amabuye bakavuga ngo ibiki n'ibiki ariko ntago urukundo rw'ikinyoma ruramba ntibibaho vugisha ukuri uvuga ukuri umuntu akwemera kuzi hanyuma rero matera na nisa ntiragaruka yagiye turayishwanira ariko nyuma bwo nza kumenya ko matera atariye kuko naje kubaza wa mubyeyi maze kuhamenyera tumaze se bimeze biti bya matera ko mutayigaruye ati se ntago yagusobanuriye ntihoya nibwo yambwiye mapu zose numva ndume nifata mu myanya ndanga kumira ubwo musigaye muryama rero ku gasempure muri abageni dusigara turyama kuri ka gasempure gasempure nako kabaho nyine tukaryamaho none hanyuma twari dufite umwana twabanaga nawe murumuna we ubu ni umupapa arubatse nawe twahise tumushakira ibirere byo kuryamaho twaciye niwe waryamaga kuri ako gasempure yari umusore yari agasore k'imyaka 14 yari afite 14 oya yari afite nka 12 hari ngira ngo 13 gutyo niwe waryamaga kuri ako gasempure noneho rero biza kurangira nyine tumusasiye iki ibirere rero urumva tubaho muri ubwo buzima nyuma yabwo ngiye kubona nagiye mbona ibintu bidasobanutse ariko reka mbabwire yaba urubyiruko rwabimenyaga yaba abantu bitegura kurushinga babimenyaga ibi bintu bakabyitwaraho neza ni ukuri kw'Imana ukuri burya ukuri kuratsinda sibyo ukuri kuratsinda dore ahantu ushobora gukoresha ikinyoma uzi ahantu nakoresha ikinyoma Evo ndamutse nsanze ahantu bari kukugambanira bagiye kukwica nkabanza ahantu uri urumva nkabanza ahantu uri jewe nshobora kubayobya nkababeshya kugira ngo batakugeraho aho ho nakoresha ikinyoma kugira ngo utabarwe ariko ntago nakoresha ikinyoma cyo kugira ngo nkunde ndamuke nkunde ndongora umukobwa runaka nkunde ndongorwe n'umugabo runaka jeje kubeshya ntago ari byiza hanyuma rero yitwabaye mu kinyoma igihe kinini nabanye n'ikinyoma igihe kinini niyo mpamvu nanga n'umuntu mbeshya no mu basore cyangwa se abagabo bose tugenda tuvugana nge nanga umuntu mbeshya niyo mvumbuye akantu nkabona harimo akantu ko kumbeshya ukuntu mpita nkureka ntago nkomezanya nawe n'umudamu kandi nawe nuko iyo mbanye nawe nkabona harimo gubyora ukuntu shaka kumbeshya mu bucuti bwanjye nawe mpita mureka kuko ikinyoma ndakizi kirangiza cyanyangirije ubwonko imyaka myinshi yego ngiye kubona nari intetse icyo gihe ngiye kubona mbona umuntu araje si umutware wawe ari hehe ndavuga nti harahaganye nangaga kumuranga ahantu ari kuko yarambwiye ngo sinkajye mvuga ko ahari nkimbana nawe yarambwiraga ati ntago ari byiza umugabo nta muntu umuranga kandi koko ni nabyo ntago waranga umugabo ahantu buri kanya ari hano ntubuzi ngo bamushakira iki ngewe rero nazamutse mvuga ni ntawe uhari Karonza avuge ngo ntawe uhari ari muri tuwarete ngiye kubona mbona arasohotse avuye mu gihe cyari kigeze nyine asoje ntabwo ari gukomeza kuguma muri tuwarete haraza
mpita nivugije nta nubwo narenze ko narenze ko wagiye kandi nari mbizi ko ari muri tuwarete kubera ko akantu bambitsemo ngo sinkajye mvuga ko ahari mana reka mbabwire mbese narangiritse sinzi ukuntu ubu ngubu nakwitwara mu bintu hanyuma rero birangije uwo mudamu aranandakara aravuga ngo mpisha umugabo nibwo natangiye kumenya amabi y'umugabo twabanaga uwo munsi kuko yahise anavuga nabi cyane aravuga ngo niko wa mugore we ari uwo mugore umukecuru ngo niko wa mugore we urahisha umugabo wawe kubera ko uzi ko amadeni mwayasanye amafaranga yanjye mwayasangiye none urimo uramuhishira ati mwese mufatanyije icyaha munyishyura amafaranga yanjye nimutayanyishyura njye ndajya kubarega uwo mukecuru ntago muvuze izina reka mwubahe arahari hanyuma rero ubwo umugabo wanjye yahise amufata amujyana kuremba ati mukecuru tugenda ati ntabwo yaraza ahantu nagiye ati se abagore ntubaza ati buriya barimo kumpisha baragenda bajya kuremba ibyo bavuganye ntabwo mbizi aragaruka umuntu wese wazaga kumureba mu rugo ntabwo yatumaga bavugana mpari ab'umugore ab'umusore ab'umugabo bavuganaga ari uko bamanje kugenda no mu nzu ntibahavugiraga kugira ngo ntumve ibye kuko abazaga benshi babaga bari kumwishyuza niba rero izo nkwano 70 yarazinkoye mu madeni ntago mbizi yabaga ari amafaranga menshi anarenze izo nkwano hari uwamwishyuzaga 100 hari uwamwishyuzaga niba ari desa hari uwamwishyuzaga 50 mwari mwarakoze mu bukwe ntago mbizi nanjye naguye mu bintu ntazi na n'isandi mu ngaruka zabyo na n'ubu ndi mu ngaruka zabyo nikoreye ibintu ntazi ibintu byangwiririye ntazi igihe cyarageze rero igihe cyarageze ubwo buzima mbona ntago nzabushobora mbona abantu babaye benshi kandi yaranakomeje kujya yaka nyine amafaranga muri ubwo buryo abantu bageraho baravuga ngo arayazana tukayahahisha kandi nageze aho igitenge nashyingiranywe kirasaza neza burundu birasaza biracura bihinduka umweru nta kindi ndabyibuka rimwe nibwo yavuye mu rugo aragenda ajya i Kabarondo ngo gukorera y'amafaranga yamaze y'imyaka 2 mu myaka 2 yanguriyemo igitenge rimwe urumva yamaze imyaka 2 se imyaka 2 yanguriyeho igitenge rimwe igitenge ni imipande 2 igitenge nicyo mu mutwe nuko ngo ni igitenge nakidodeshejemo ishati ya domboro ibyo bitenge n'ibyanguriye mu myaka 2 yamaze Kabarondo ntiyishyura n'amadeni urumva imyaka 2 yamaze yo ntiyishyuye amadeni imyaka 2 yamaze yo ntiyanyambitse imyaka 2 yamaze yo nari nshonje mfite inzara yandi yo mu magufa angaburira iki naramuhamagaraga se nta mafaranga nabonaga imyaka 2 yamazeyo nakoraga nahingiraga abantu ariko yaratahaga yajyaga ataha yewe mu myaka 2 yajemo wenda nka 2 kuko mu myaka 2 yajemo nka 2 ubwo rimwe nibwo nagiye kumwirebera mbona nutsa nkaho namubuze rwose Uzumva kugifite umugabo nabonaga ntazi yaragiye nanjye byaye byaranje n'ubwana n'abantu baransekaga ngure yarega yubatse arakana ngo nakana ngo nta kintu yabika nta kintu byari bimbwiye nabaga ndaho gusa nkahingira abantu ntanabishoboye nkakora ibiraka umwana uruhekero iki twavomaga ahantu bitaga mu gatare mana agatare kubahwe narakavomye ariko nkavomesha 7 ntabwo ijerekani nari kwishobora ni umusozi muremure umeze nko kurinda birambiwe uvuga ngo rero gusigiye umwana umwe cyo gihe yaransigiye umwana umwe nafite umwana umwe nibwo yagarutse nyine agarutse nibwo yanteye inda y'umukobwa kabiri agiye kuza ajaje nyine akazi karangiye yanzaniye iseri ry'imineke nicyo gihembo yatahanye nicyo gihembo yatahanye Imana imbabare nagaruka umusebye nta mushahara yazanye se nta nubwo nanamuvuga ariko nuko umusebye nagaruka umusebye nta mushahara nabonye ntiyishyuye n'amadeni ntiyagize gute n'inzu twabagamo yari yarasenyutse yaragiye isenyuka urumva nakingishaga igiti abantu mutuye mu cyaro yari y'umuryango ariko barayimweguriye nuko ngo yanshakiye mu nzu ya nyirakuru ariko no kwisana bya byaramunaniye kandi yari umufundi hari ukuntu bubaka inzu z'ibiti imiswi ikarya bya biti none nzigasigara ihagarariye ku byondo n'imbariro gusa
ibiti byose byibereye hejuru byaravunitse nuko iyo nzu yari imeze inzu njye ubwanjye wari kuba wambwira uti yinyeganyeze nkayinyeganyeza nkabishobora yari iri hejuru mu buryo bushoboka ibiti byose ifashwe n'icyondo cyonyine noneho nta madirishya yagiraga amadirishya utudirishya dutoya twa tundi tumeze nk'utw'urukwavu abantu bo mu cyaro ngira ngo murabyumva murabizi nakingishaga igiti nkashyiraho igiti ntago twakingaga yari inzu idakingika ukuntu urugi rwo ku irembo rukingika umusumari twakataga nyine umusumari ukuntu abantu bo mu cyaro turabizi nanjye hari inzu yo mu rugo y'igikoni twayaga dukoresha umusumari niyo nzu twabagamo rero igihe kimwe rero ndabyibuka twari turyamye ngiye kubona mbona imbwa iraje idusanze mu nzu nkumbaze ngo yanyuze mu nkuta z'inzu nakubwiye ngo yari ihagaritswe n'icyondo ubwo niba yaragize gutyo utwondo tukavaho ntago mbizi ngiye kubona mbona imbwa idusanze mu nzu noneho yari yasenye yarapfumuye yakubiseho hari umutwe yarahumuriwe icyo gihe twe twatetse inyama noneho irahumurirwa ihita yinjira igera mu nzu mo imbere ije kwishakira inyama zo kurya nawe ibaza iyo nzu uraryamye uri mu nzu imbwa zikagusanga mu nzu urumva ubuzima nari ndimo nabayeho mu buzima bukakaye wabyumva utabyumva rwose nabayeho mu buzima mbabaye sinigeze nishima n'umunsi n'umwe ntabwo umunezero mfite ubu ngubu ibyishimo mfite nubwo ntanezerewe neza ariko ndashima Imana ukomeze sibyo ndashima Imana aho yongera icyitirizo cy'umugabo ngo mfite umugabo we ku izina ry'umugabo byaruta nkabaho njyenyine nkemera nkabaho njyenyine nkamenya ngo ndi papa na ni mama sibyo gushaka umugabo ni byiza no muri Bibiliya biranditse biravuga ngo icyiza nuko wabireka Pawulo niwe wabyivugiye ati gushaka ni byiza yabivuze nka Pawulo ariko si ihame urumva aho kugira ngo bigucumuze buriya kugira ngo bijye mutabishoboye wabyihorera gushaka ni irindi shuri uba ugiyemo kandi gushaka abantu barabyitiranya bakumva nyine ni ukugenda ukarongora ukabyara gusa oya gushaka ni ishuri harimo amakorosi ni ukuvuga ngo ni urugendo rw'ubuzima bundi bushyashya uba utangiye kuva ukivutse kugera ushatse hari ubuzima uba urimo noneho uba ufashe iyindi etape ni ubuzima ni urugendo rukomeye ruhambaye rugiye no kubyara abandi bantu b'amashami baguturutseho ntabwo ari ugupfa kubyara gusa oya ni ugutekereza cyane ni ukwagura ubwonko yego ayo nguko yego urumva rero abantu bakajya baza kwishyuza amadeni waje kuvayo ute rero ukuntu navuyeyo twabaye ahantu henshi twabaye Kabuga twabaye Kabarondo twabaye Intunga ubwo urumva ahantu hose twabaye kandi mutaye inzu yanyu se twarayitaye kubera amadeni nabonaga binyobeye hari n'igihe natetse umugore araza yiteruraho inkono ati ntago wateka undi mideni nari ndi mu bibazo bitoroshye ntago ushobora kuyiterekaho njyewe naratetse umugore araza ati ntago byashoboka inkono ayiteruraho ayiteruraho ati nanabimena ntago warya ariko n'amadeni kandi sinyazi ni ukuri reka mubabwire ndi imbere yanyu ndi imbere ya kamera manitse ikiganza ntago amadeni nari nzi ahantu ayashyira ntago amafaranga nari nyazi njye nayaguyemo ntazi ukuntu ibintu bimeze ntabwo nari mbizi ntabwo nari mbizi najya kubona nkabona umuntu araje aramwishyuje undi akaza akamwishyuza mu by'ukuri ntabwo nari nzi ngo amadeni yafashe ryari mbese nanjye ko atanguriraga umwenda nanjye uko tutanaryaga neza bihambaye naryaga neza ariko musaza wanjye yansuye ahari hose wubahwe nariye neza kubera wowe Imana izaguha uburame Imana izahaze kwifuza kwawe izaguha umugisha mu rubyaro no mu bana bawe nariye neza ariko musaza wanjye yansuye ubwo naryaga neza ni nawe wanyambikaga igeze igihe akajya nyambika kandi mfite umugabo kweri byari ibintu bizwi ntabwo ari ukumusuzugura none yari kwemera ko mushiki we yambara ubusa mukamuterera erega niba mushingiye umukobwa wowe ntiwabyaye ntufite abakobwa nushingira ntuzaterere iyo oya ni umwana we waramwibyara nta mwana ucuka ku babyeyi ntabwo waterera iyo ngo afite umugabo nabo baravugaga bati uriya twamushingiye ari umwana reka tujye kumusura babonaga ubuzima mbayemo ari ubuzima bwo gusitaragoringa ariko bakabura uko babigenda ntabwo bari kumbwira ngo vayo oya ahubwo bamfashirizagayo rero mbere yuko tuza gusoza ndagira ngo tubwire ukuntu waje kuvayo njyewe navuyeyo kubera ko nabonaga byanze narasenze narasengaga
Imana ikambwira ati mwana wanjye nzakugirira neza, mwana wanjye humura, izi ntambara uhura nazo zizarangira, n'inkoni zageze aho zijyaho. Urumva twagiye twimuka, tukimuka ari guhunga abantu, amadeni, tugeze i Kabarondo naho hajyamo amadeni. Urumva tugeze i Kabarondo twamaze imyaka 2, ariko navuga ko ari nk'Imana yari injyanye uko umurimo wari wanjyanye narawukoze urangije urarangira. Nakoze umurimo muri ADPR, hariya kuri ADPR kwishimwe, na nyine muri ADPR, ubwo buzima bwose nabuciyemo ndi muri ADPR. Hanyuma Imana ikambwira iti mwana wanjye nzakugira neza, tugiye Kabarondo, kumbi ari ku isezerano ry'Imana dukora umurimo. Yo korari yashaka gusohora indirimbo, nari umuntu uzi kuririmba rwose pe, nari nzi kuririmba, ntago ari ibintu byo gupapira, nta nubwo ari ibintu byo kwivuga neza, usibye ko ntangiye gukura ijwi ryanize no kuba ntabikora. Ubu ntago ndi muri korari, kuba utabikora ijwi rirafunga, ariko nari nzi kuririmba n'Imana n'abantu barabyemeza cyane cyane. Igahengeraho nabaye ni Kabarondo, aho nagiye mba hose barabizi ko nari nzi kuririmba kuko mfiteyo ibihamya. Yego, noneho biba ngombwa ko mbafasha umurimo, bakora indirimbo barasohora. Bamaze gusohora nibwo byarangiye, bamaze gushyira indirimbo zabo ku YouTube, byahise birangira nshwana n'umugabo ndagenda. Imana yari maze iminsi mbwiye, ntumaho umuntu ukomeye muri iki gihugu, araza nsanga i Kabarondo avuye ku Kibuye, arambwira ngo igihe cyo kubana n'umugabo ufite kirarangiye. Nago yaje ari umuntu unyiyoberanyaho, cyangwa se ngo wenda n'umuntu ushaka kunsenyera urugo, kuko ntiyaranzi. Yaje yabwiwe imyenda nambaye, imyenda nari nambaye uwo munsi yaje ayizi, afite amakuru yayo. Yaje azi ko, yaje afite amakuru ko ndi ahantu ndi gusenga, ndetse ari njyewe uri ku ngoma ndi kuvuza ingoma. Twari mu cyumba, hari icyumba cyabaga buri wa mbere, adasanzwe kuza, ntabwo yaranzi, n'ubwa mbere yarambonye. Yakoreraga ku Kibuye. Ntabwo muvuze, ariko ni umuntu ukomeye. Araza ati igihe cyo kubana n'umugabo kirageze, igihe cyo kubana n'umugabo kirarangiye. Yamaje kumbaza ibibazo, arambaza ngo warasezeranye? Nuko yamanje kumbaza ati ko ndeba ufite umugabo warasezeranye? Baragukoye? Aramanza aribaza niba yaravugaga ati siri ijwi ryambwiye ryibeshye. Arambwira ngo none se umugabo wawe ari he? Ntawe uhari, ari mu kazi. Njye navuga ko ari mu kazi, ariko na nimero ye yaravuyeho ntazi niyaba, ko yangejeje i Kabarondo antayo. Nanone aragaruka ntumbaze yo yahise ajya ayisana. Mbayo njyenyine. Noneho ndavuga ntari mu kazi, urumva navuga ko ari mu kazi. Avuga ati rero Imana irambwiye, Imana yakuntumyeho. Ambwira uburyo ki yasenze, yarari gusenga, ambwira uburyo n'akazi akora arabimbwira. Arambwira ati uranzi? Ntago nkuzi. Rero Imana nari mfite amakuru ko iyi myenda naje nyizi ko ari wowe nje mpita mfata, ko nafasha abandi. Kuko yaraje ahita avuga ngo wowe ngwino. Ndagenda. Arambwira ati Imana yambwiye ngo igihe cyo kuba muri rugo kirarangiye. Kirarangiye. Ati kandi nuramuka utumva ijwi ry'Imana uzahava, kandi nanone uzahava umeze nabi. Aho kugira ngo uhave ufite ijisho rimwe rata, ntiwagenda ugifite ingingo zose. Aho kugira ngo se ugende uri ikimuga, ntiwagenda ugifite ubuzima. Ariko rero bwira iyo Mana yagutumye, ni ukubera iki? Nta kuntu yabihindura, umugabo wanjye kamuhindura, ariko nkakomeza nkabana nawe. Iranjyana he ko nta mama ngira? Ndajyahe? Arangije arararama hejuru, arambwira ngo Imana yo mu ijuru yantumye ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana, ngo uri mu kiganza cyayo. Ishatse yagufonyora, iyo ibishatse yahita ifunga gutya, ibishatse yakurekura ukameneka. Rero irambwiye ngo nkubwire ngo birihutirwa, hunga udapfa. Ndavuga ngo ingingo iki? Nuvuga ko ibyo bintu bidashoboka. Arambwira ngo kandi nutinda uzagenda uri ikimuga, cyangwa se ufite ingingo zituzuye. Jewe nje kukubwira ngo igihe kirageze ngo Imana isohoze icyo yavuganye nawe. Igihe kirageze ngo winjire mu masezerano yawe. Uriya mugabo muri kubana yahise avuga n'indimi nyinshi cyane. Yavuze indimi nyinshi, yuzura umwuka wera. Arambwira ngo Imana irambwiye ngo uriya yari mwarimu w'ubuzima, yari mwarimu wagomba kukwigisha ubuzima. Ngo ntiwize? Ntinarize. Ngo ni Imana yashatse kukwigisha umuntu.
nise kuki yemeye ko abana ko yemeye kuzibura inda nkabyara iyo iziba inda yanjye simbashe kubyara bari abana urabona ntagiye kubatera agahinda ibyo nibaza namubazaga arambwira ngo bariya abana ni diporome niko yambwiye ati bariya abana ni diporome rero igihe kirageze ngo ugende Imana isohoze icyo yavuganye nawe yahise anigendera yahise ansezera ati ndagiye nsubiye mu kazi kandi ku Kibuye ansanze Kabarondo yahise ataha nuko wafashe umwanzuro wo kuvayo rero ntabwo nahise nta urumva buriya reka umuntu yahanuye ntabwo uhita wemera ubundi buhanuzi bwemerwa ari uko busohoye njye narabipinze ndanabimefiya cyane ariko mbiganiriza umwe umudamu umwe ndamuganira ko kuriya muntu yamanuriye gutya na gutya uriya muntu buriya ntiyavangiwe arambwira ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye ngo ariko gusa uriya twamubonye ni umuhanuzi yari umuhanuzi mugenzi aravuga ati njye namubonye ati mfite impano yo gusobanura impano ati Imana yampaye impano yo kugenzura impano ati iriya mpano ye afite impano nziza afite impano itavangiye kandi ni umuntu hano uratuje ntabwo ari wa wundi wikaka warakubwira dore yicare nk'uko yicaye nta bikabyo agahita avuga ati ndigendeye ngiye mu kazi ndagiye urabeho usigarane n'Imana yawe Mana Yesu avuga ngo Mana umurimo wanzanye ndawushoje icyo nagombaga kuvuga ndakivuze icyo nagombaga gukora ndagikoze umpembere ko nakubashye urakoze nuko yavuze ahita nsezera nkura mu biganza arigendera kandi nubwo muheruka sinongeye kumubona imyaka ibaye myinshi 10 rero igihe cyarageze mbaho ngaho mu gutaha kwanjye inzara yakomeje kundira mu nzu n'abana igihe kiragera imbabura ndayimanika pe gusa hari abantu bagiye bamfasha nagiye mbavuga mu macana atandukanye bariyizi Kabarondo ntago nakongera kubasubiramo ariko baramfashije bo kabyara murakagira Imana murakabyara murakagira abuzukuru Imana irakabaha uburame baramfashije ariko igihe kigeze kumfasha birahagarara inzara inyicira mu nzu Imana ndayibwira ngo Mana wampaye umugabo birangira umugabo ntaye none kuri Imana ishobora byose niba ari we wamumpaye nubwo uri kuvuga ngo igihe cyo kubana nawe kirarangiye ngigwe n'iki kari we wabivuze ikindi unyisangire nanjye mu ijoro ikindi wambabariye ukandindiye inzara n'utandinda inzara ndasambana dore ndacyari muto nuko navuze ngiye rwose ntago ndabura umuntu nyihera 5,000 mpahira abana barye nanjye umutungo mfite n'umubiri wanjye nta matera mfite nagurisha nta mwenda mfite nagurisha ubwo rero nindamuka ngiye kugurisha umubiri wanjye birakureba kandi wavuze ko umubiri ari insengero zawe z'umwuka none niba uru rusengero urifuza ko ndugurisha Mana mbabarira winkoze isoni ni kandi nutabikora nutama icyo kurya ndabikora ndasambana rero hari ukuntu umuntu afata imyanzuro hari imyanzuro umuntu afata kavuga uti ndabikora nta mikino ariko buri Imana desi no mubyeyi Imana irumva kuko yo ireba mu mutima kuruta uko wowe wandeba ushobora kundeba amaherena iki aturiya nta kigenda inzara zirasize aturiya n'umupagani ariko Imana twize iyi Imana yaremye umuntu igafata umuyaga ikawubika ahantu igafata igufwa ikariremekanya n'irindi gufwa izi biri mu mitima yacu zibyiherereye iyo niyo dukwiriye gusenga iyo niyo dukwiriye kwiringira naho abantu n'abantu hanyuma igihe cyarageze nyine biba ngombwa ko Imana ingaburira yangaburiye ntasambanye ingaburira ntigura se nari kwigurisha nande nari umwadeperi nambara ibigeze hasi ntabwo n'ubu wenda ndisiga inzara nkagira gute wenda umuntu ashaka kumvona ati ibebe irahise ariko se urashaka kumubona ati umwana muto yaragiye ariko icyo gihe nari mfite ubukene icyo nicyo cya mbere mfite inzara iry'izindi nsa nabi nanagikotori narayibuze nsigaye nisiga amamesa gusa umuntu yajya kugura umuntu wisiga amamesa koko akamunukira ntago byashoboka burya rega n'abagura bafite uko bagura ninde se wari kungura usibye Yesu wenyine ko ari we wari kungura Yesu niwe wari kungura rero Yesu yagize neza yo kabyara ndamushimiye yahise yohereza ibiryo numbaze ngo ibiryo byaturutse yarabyohereje kuko n'abantu bangabura icyo gihe ntago mbazi waje gufata umwanzuro kuva bigenze gute noneho navuyeyo dushwanye yari yaragiye yageze haragaruka agarutse rero
kubera yageze mu rugo asanga ibintu mu nzu birahari barampahiye Imana yarangaburiye uvuga ngo nagiye kubona mbona igare rihetse umuceri ndagira mbibabwireho ukuntu natashye nagiye kubona mbona igare rihetse umuceri rihetse igitoki rihetse amasukari ibintu byose mbajije abantu si ibi bintu mubikuye hehe ngo ni umuntu biduhaye ninde ngaratubwiye ngo nitumuvuge ngo kuko byagenze ndabifata mbishyira mu nzu muri kwa guhahirwa gutyo n'Imana nshima Imana ko Imana ingaburiye indi nze kujya kwandavura umugabo yaje hashize iminsi 3 bya bintu nari nyibifite ageze mu nzu aravuga ngo narabisambaniye avuga ko ari ibyo nasambaniye ngo narasambanye abagabo barampahira icyo gihe twararwanye yarankubise mvuza induru inyera gutabara ziraza ngo kuko natandukanye nawe kuko naravuze ngo ntago nshobora gukomeza kubana nawe mubwira mitike nigendere ubwo yamaye itike ntago nzabyo yantwaye itike ya 2,200 hanyuma ndataha ariko nyuma yabwo naje gusubirayo murongera murabana naratashye sinajya iwacu njya mu mafamiye noneho famiye ziramamagara ziti turashaka kubahuza tukumva ibyanyu ngewe nkuraho telefone ko numvaga nashaka gusubirayo igihe kigeze telefone nyisubizayo mvugana nawe tuvugana ko agiye kunkura Kabarondo akanzana intunga nibwo twavuye Kabarondo tuzi intunga tugeze intunga naho birangira kwishyura inzu bimunaniye nyirinzu aravuga ati mumvire mu nzu mugende nyirinzu atangiye kutwirukana ndavuga nti rero ntago nzakomeza kuzerera ubuzima bwo hanze ahangaha nta kwishyura inzu yari afite akazi pe yarakoraga ariko atishyura inzu ntago yubakiraga musaza wanjye wumve ko yubakiraga musaza wanjye kandi nanamuhemba nkaca ruhinga nkamagara musaza wanjye wamubwiye akazana amafaranga ati se ko namuhembye ati ejo naramuhembye kandi nyirinzu ati nimumvire mu nzu nari kujya he n'abo bana nese mbwanumva wa mugabo ndabona ntabishoboye urabeho mpita nzinga ibyanjye mpamagara abayobozi ntago nzakomeza kuzerera uyu mugabo ntiyabuze amafaranga pe urumva umuntu wubakiraga musaza wanjye yari kwemera ko dusorwa mu nzu kandi ntiyari kuma amafaranga n'ubundi yamuhaye andi ntabwo nzi uwo mugabo amahana amafaranga yashyiraga nahise nzinga ndagenda ariko mvuga ngo ni ya saha y'Imana yari igeze kugira ngo mveyo navuyeyo nabwo iryo joro nanone twaraye turwana yera yankubita ndamubwira nawe kugira ngo unkubitire mu nzu y'abandi tutanayishyuye usigemo intumbi y'umuntu ugende reka nigendere dutandukana gutyo Okay, Chantal, reka wenda tuwe ducumbikiye aho ngaho ubutaha tuzaza udukomeza aho ngaho wenda nibyo wagiye usimba nasimbutse byinshi n'abantu bashobora kuzagira ibyo batubaza muri comment byose tukazabiheraho nasimbutse byinshi cyane murakoze reka dusoza aho ngaho ubwo kwenda ku muntu wifuza kuvugisha kubona gute ku muntu wifuza kumvugisha ndamuha nimero nkoresha ni 0786 29 109 iyo niyo nimero yanjye iba no kuri WhatsApp ushobora kuyihamagara ugasanga itariho ariko kubera ama connection ko ngira na Tigo ako Tigo sindayimenya neza hari gihe ndi kuvugira kuri Tigo wampamagara ugasanga iri compose niyo nimero yanjye ni 0786 29 109 wanyandikira message mitanyibona cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp murakoze yego reka dushimira abadukurikira ibiganiro byacu byanakagaruka ciao ciao